Yes, twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje gukurikirana Menya Vuba TV umunsi ku munsi tuguma tubashimira kandi tubabwira ngo Imana ikume ibaha umugisha kubera uburyo mukomeje kudushyigikira budasanzwe. Uyu munsi rero wari umunsi wo kwibohora, aho wizihizwaga ku nshuro ya 26. Perezida Paul Kagame yashimiye intambwe imaze guterwa, avuga ko nyuma y'imyaka myinshi igihugu gifite ubuyobozi bwari bushingiye kuri politike mbi, ubu kimaze kuba igihugu gihereza amahirwe buri munyarwanda. Tariki ya 4 Nyakanga buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora, aho abanyarwanda bibuka umunsi ingabo zahoze ari za RPA zafashe igihugu zigahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Perezida Paul Kagame yageneye abanyarwanda kuri uyu munsi bizihizaho ibohorwa ry'igihugu cyabo. Yavuze ko uyu munsi uje usanga abatuye u Rwanda barufiteho uburenganzira bungana, bitandukanye n'uko byari bimeze mu butegetsi bwo hambere. Yagize ati, nyuma y'imyaka myinshi ya politike mbi y'ubusambo n'urwango, tumaze kongera kubaka igihugu cyacu twese kitari icya bamwe, igihugu aho buri wese yita ku bandi. Ubu abanyarwanda dufite ubwigenge n'ubushobozi bwo gukora no kugera ku byo twifuza nta nkomyi. Yakomeje agira ati, dufite guverinoma ikora ibishoboka byose igashyiraho uburyo ibi byagerwaho. Icyangombwa ni uko amategeko akurikizwa, umutungo w'igihugu nawo ntukoreshwe nabi cyangwa mu nyungu z'abantu bwite. Perezida Kagame yavuze ko nubwo hashize imyaka 26 u Rwanda rubohowe, indangagaciro zatumye bigerwaho zidakwiye gusigwa inyuma. Ati, hashize imyaka 26 twibohoye, tumaze kugera kuri byinshi byasabye ubwitange, imbaraga n'ubufatanye bwa benshi byaturanze icyo gihe cyose. Uyu munsi biracyari ngombwa, buri wese akwiye gukora akitekerezaho gusa, ahubwo agashyira imbere inyungu zacu twese. Uri mu kazi ka leta akamenya ko akorera abanyarwanda bose, akagaragaza ibyo yakoze, byaba ngombwa akanabibazwa. Kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika, Perezida Kagame asanga u Rwanda rugifite byinshi byo kwibohoramo kandi bizagerwaho igihe buri munyarwanda yabigizemo uruhare. Yagize ati, igihugu cyacu kizakomeza gutezwa imbere n'imbaraga, ubwenge n'ubushobozi bwacu twese dufatanyije. Kwibohora ni urugendo rugikomeza kandi dusangiye n'abandi banyafurika. Ibikenewe byose kugira ngo tuzarusoze tugeze Afurika aho twifuza birahari. U Rwanda rero ruzakomeza gutanga umusanzu warwo mu kwibohora kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Yakomeje agira ati, twishimiye ko tumaze kubaka igihugu gishya cyiza kandi kibereye abanyarwanda bose. Dukomeze muri iyo nzira, abagore n'abagabo, abakuze n'abakiri bato, ariko cyane cyane urubyiruko rufite ejo hazaza hacu mu maboko yarwo. Umunsi wo kwibohora wizihijwe mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe kubera icyorezo cya COVID-19. Ibintu umukuru w'igihugu yagarutseho, akabwira abanyarwanda ko uko bakirwanya ari byo bizatanga ishusho y'uburyo biteguye guhangana n'ibindi byose byagerageza kubahungabanyiriza ubuzima. Ati, icyorezo ni ikigeragezo, uko tukirwanya bigaragaza uburyo twiteguye guhangana n'ibindi byose byagerageza guhungabanya ubuzima bwacu n'ibyo tumaze kugeraho. Nk'uko rero twiteguye kwirinda no kurinda ibyo abaturarwanda bose, ni nako tugomba kurwanya COVID-19 kandi tukayitsinda. Nk'uko bisanzwe bigenda, Perezida Paul Kagame yatashye umudugudu w'icyitegererezo wa Gishuro wubatse mu murenge wa Tabagwe, akarere ka Nyagatare, ahafite amateka akomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu, kuko ariho ingabo zahoze ari za RPA zafashe ubutaka bwa mbere mu Rwanda buzwi nka gasantimetero. Uyu mudugudu wubatswe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'izindi nzego za leta, uzacumbikamo imiryango 64. Buri muryango wahawe inzu ifite ibyumba 2, uruganiriro, ubwogero n'ubwiherero. Wubatswemo irerero, ivuriro ryo ku rwego rwa poste de sante, agakiriro n'icyumba mbera byombi. Uyu ni umudugudu wa 5 utashywe ku munsi w'u Rwanda rwizihizaho umunsi wo kwibohora, n'ikimenyetso cyo gushyiraho ibikorwa bihindura ubuzima bw'abanyarwanda mu buryo bufatika. Ubwo yatahaga uyu mudugudu, Perezida wa Repubulika yagize umwanya wo kuwutemberezwa, ari nako asobanurirwa ibikorwa bitandukanye biwurimo. Uyu mudugudu wa Gishuro uje ukurikira indi yatashywe mu myaka ishize, irimo uwa Rweru, Horezo, Karama na Shyira. Mu butumwa Perezida Kagame yageneye abanyarwanda kuri uyu munsi bizihizaho kwibohora ku nshuro ya 26, yavuze ko ibi bikorwa byubatswe byerekana ko nyuma y'ubutegetsi bubi igihugu cyagize, ko ubu abanyarwanda banganya uburenganzira ku gihugu cyabo. Yagize ati, uyu munsi twatashye ibikorwa by'amajyambere hirya no hino mu gihugu. Ibi bikorwa birageza serivisi ku banyarwanda
aho batuye, bigamije kandi kuzamura imibereho ya buri wese no guha agaciro buri muturarwanda. Nyuma y'imyaka myinshi ya politike mbi y'ubusambo n'urwango, tumaze kongera kubaka igihugu cyacu twese kitari icya bamwe. Yakomeje avuga ko ubu u Rwanda ari igihugu aho buri wese yita ku bandi. Ubu abanyarwanda dufite ubwigenge n'ubushobozi bwo gukora no kugera ku byo twifuza nta nkomyi. Dufite guverinoma ikora ibishoboka byose igashyiraho uburyo ibi byagerwaho. Icyangombwa ni uko amategeko akurikizwa, umutungo w'igihugu nawo ntukoreshwe nabi cyangwa mu nyungu z'abantu ku giti cyabo. Buri muryango watujwe muri uyu mudugudu wahawe inka, hakaba n'umushinga w'ubworozi bw'inkoko bahuriyeho bose. Uretse uyu mudugudu w'icyitegererezo muri uyu murenge wa Tabagwe, Perezida Kagame yatashye n'ikigo cy'amashuri cya Tabagwe Mixed Secondary School, ni ikigo nderabuzima cya Tabagwe. Muri uyu murenge wa Tabagwe hubatswemo umudugudu wa Gishuro, hafite amateka ahereye kuko ariho hantu hambere ingabo zahoze ari za RPA zafashe zikinjira mu gihugu zihashinga ibirindiro, ari nako zikomeza guhangana n'umwanzi zanga ko azitsimbura. Aya mateka akomeye muri aka gace niyo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase ahera avuga ko ariho hamereye imbuto y'u Rwanda rw'uyu munsi. Yagize ati imbuto y'u Rwanda rushya mureba ubu aha niho yamereye. Ikindi gikomeye ni naho mu rwego mpuzamahanga hambere hagaragariye ko inkotanyi ziri mu Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango avuga ko na zimwe mu ndangagaciro hagenderaho uyu munsi baziherewe muri ako gace na Perezida Kagame wari uyoboye ingabo za RPF. Yagize ati gukorera abaturage nitubikura mu itegeko nshinga gusa, tunabikura ku nama zanyu nyinshi Perezida Paul Kagame twahawe guhera mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Aha hari mu Karange aho mwatubwiye ko igisirikare aricyo kizaba umusingi wa mwamba mu iterambere ry'igihugu cyacu. Umuvugizi w'ingabo avuga ko muri aka gace ariho ingabo zahoze ari za RPA zahinduriye imirwanire. Ati afanda aha niho mwahinduriye imirwanire ya RPA mu bitero Shuma yari imazemo iminsi ijya mu buryo bwo kurwanya ihamije ibirindiro. Aha niho mwongeye kwerekanira ubushishozi n'ubuhanga bwanyu, mwigisha abayobozi kubaka indake, muna bashishikariza kujya kubyereka n'abo bayoboraga. Yakomeje agira ati iki cyari ikimenyetso gikomeye cyo kwereka ingabo ko gusubira inyuma ari umuziro, kandi ko inkotanyi zafashe ubutaka bwitwaga santimetero buri mu Rwanda. Ibi bikaba ubutumwa bukomeye kuri bose ko inkotanyi zarutashye. Umujyanama wa Perezida Kagame mu bya gisirikare General James Kabarebe yigeze kubwira urubyiruko ruhagarariye abandi mu ntara y'Iburasirazuba ko nyuma y'aho Perezida Kagame acukuriye indake muri ako gace akigisha n'abasirikare kurwanira mu myobo, byatumye bava mu ntambaro yo kurwana bagenda batangira gushinga ibirindiro. Aha ngaho rero nguko Perezida Kagame nyine yatashye uwo mudugudu. Ni intambwe nziza kandi ni intambwe y'iterambere koko, aho umuyobozi mwiza ahari byose biba bimeze neza cyane. Aya rero namwe mu mafoto agiye atandukanye agaragaza aho perezida yagiye agera, urabona ko ari umudugudu mwiza rwose, ufite amashanyarazi, ufite rwose salo nziza. Ndabona hagiye harimo buri kimwe, uburiri, ibintu bigiye bitandukanye. Ndabona rwose harimo na gaze, n'abayobozi bagiye batandukanye, aho rwose ubona ko bahawe inka za kijyambere ndetse n'inkoko zihuriweho na buri muntu wese muri uwo mudugudu. Aha ngaho rero nguko nimenya vuba TV tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye, ibintu bimwe bigiye bitandukanye, ibintu byose koko tubibagezaho: politike, iterambere, kwidagadura, imikino, byinshi ntavuga ngo mbirangize. Aha nimenya vuba TV rero, aho tudahwema kubagezaho byinshi twarabihaye, twarabiyemeje, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha. Uyu rero wari umunsi wo kwibohora, aho kuwa mbere hazaba hari ikiruhuko rusange kubera ko umunsi mukuru wabaye muri weekend, byabaye ngombwa ko wimurirwa, umunsi w'ikiruhuko wimurirwa kuwa mbere. Nimenya vuba TV rero muhorana na Bukarifu
ubahoza ku mutima kandi buri gihe abagezaho ibintu byose muri rusange. Ikintu rero nakubwira, niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utaguma ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Reka tubonane ubutaha.